Ubuse mu bahungu baba abasireye kingira barahari bya hatari abahungu mana we noneho reka ngwire nangwa ngiye sinzi ukuntu njya ndengera abakobwa hari ukuntu abakobwa buriya niyo mpamvu nyine sinjya numva impamvu umuhungu agomba kuba slay king ni slay king arokate aba slay queen ni slay king baba ari aba slay king nyine baba type babyuka bakambara neza ari bo bujya umva ngo nabapfubuzi ubwo nyine nabo baba bafashe mya miterere yabo uwo ari we like uko Imana yamuremye akaba ari byo yumva ko bigomba kumutunga. Amazina yanjye nitwa Isimba Alliance nkaba ndi umukinnyi wa filme nkaba ibintu byinshi mwagiye mumenyamo abamenye ndi umunyamakuru abamenye ndi umukinnyi wa filme abamenye ndi umucuruzi twahuriye mu isoko uranacuruje se ndi umucuruzi no ucuruza iki inkweto imyenda ndumva ari byiza niyo mpamvu ngira ngo tugusuye hano hameze neza murakoze ari hano tugusuye hitwa hehe hateye hate kugira ngo umuntu wenda baraza kwareba mu mashusho ariko hano ni hehe by'umwihariko ntuye Kagugu subwo twahita ni nko kwa Gaposho ariko nyine ni Kagugu ya na Bertoire ya niho ntuye na hano heza nyine hama amahoro nyine nkuko habonye nyine hatuje ya nyuma se Aria tuvuge ko uratuye nibanga ariko ushobora no kuba utuye kuko akazi ukora nako ngira ngo karinjiza of course niko kantunze ariko nyine ubwo nyine niba nakubwiye ngo nibanga ubwo nkubwiye ngo karinjiza ahita avuga ati aratuye ntikinjiza ntagatuye ibintu nk'ibyo Aria twamusuye nk'umustar wa sinema wa filme umukinnyi wamenyekanye cyane muri Rwasa yego wamenyekanye cyane muri Rwasa hari n'izindi yakinnyemo nka za Nkuba n'izindi zitandukanye ari buze kugeraho kuki wahisemo kuza gutura ahantu hanini gutya uri wenyine ngira ngo n'umubebe wawe sisugo navuga ngo iki nyine nabonye ariho hankwiriye nyine ndahakwiriye neza ndafitinga urabona se ntafitinga ni muri etage ni inzu nini cyane nibazaga nyine impamvu wahisemo kuzibikinamo filme bimeze gute arega umuntu akina filme buriya nyinshi buri munsi buriya kubyuka kuryama guteka kurya abashyitsi iki nyine urumva ntago ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi aba ari butoya sometimes nyine hari nk'igihe utangira nko mu cyumba kimwe ukabona icyumba kimwe ntago gikwirwamo suko buri burare muri 3 cyangwa 4 ariko iyo ugiye nko muri 3 wenda ugasanga ufite nko mu nzu ifite ibyumba 3 byose so buri bubiraremo ariko hari uburyo nyine umuntu agenda bikenera byose iyo ni cyane wenda mbere yuko twinjira mu kiganiro iyi ngiyi nabonye ari nini cyane ku buryo umuntu ahita yibaza ukuntu umuntu umwe n'umwana wawe muyibamo muyirukankamo muyisanzuramo ni ibintu umuntu ubona umuntu yagirira amatsiko ari we wese ntago mbana mfite famille mfite abavandimwe tuvukana yego mama tuye hafi yanjye nawe ariko sometimes ari nk'igihe bisanzura hano cyane kuruta mu rugo kwa mama ese cyangwa no kwa mama bakahisanzura nyine nkunda abashyitsi urumva kandi ni n'inzozi zanjye kumva ngomba kubaho neza kwa kubaho neza warabitangiye reka dusubire muri sinema ari nayo benshi twakumenyemo watubwira nka filime z'ingenzi Nkuba na Rwasa wakirinnyemo zigatuma izina ryawe rimenyekana isura yawe umuntu mwahora agahita kumenya akavuga uyu muntu muzi muri filime runaka
nakinnye muri Rwasa niyo ya mbere buriya nshobora no kuvuga nkanayitindaho kuko niyo filime yatumye abantu wa mugani wawe bamenya cyane. Niyo ya mbere natangiriyeho, urumva ngira n'amahirwe ihita ikundwa, mpita nkurikiraho Serwakira, nkurikiraho Rwasibo, niba mbyibuka neza, niba harya narakurikiye na Nkuba ariko nyine ihita ari impinduramatwara niko navuga kuko yaje ari ifite character idasanzwe muko bari bamenyereye, ariko nyine ni filime nyine umuntu arahindagurika. muri Nkuba by'umwihariko reka mbariyo impita njyaho ukina, ngira ngo niba nibuka ukina uri umugome. Ndi umugome, nkuramwe amada, nica abantu, nyine ibintu bibi byose umuntu yatinya no kubona umuntu ubikora cyangwa kuzumva hari umuntu ubikora. Kubona umuntu nkawe Aria, umuntu akurebye inyuma, uri umukobwa utuje ubona nyine mwiza ariko noneho ugakina uri umuntu w'umugome, wakira gute gukina nk'iyo role iyo bayiguhaye? Iyo role rero iyo bayimpaye mpita nakira ko iyo role ari role nziza first of all, kuko ni role ituma nyine menya intambwe maze kugeraho mu mikinire yanjye. Niba nshobora gukina character itandukanye cyane kure nuko nteye, busanzwe nkunda abana ugasanga ngo nakwemwe amada, ari ikintu ntakora, ntajya nibaza ko nanatekereza wenda kuzakora, narangiza wenda ngakina nica abantu, ibyo byo rwose ntekereza ko nanabirose nabyuka nkajya gushaka umupasiteri akansengera. Urumva rero iyo umaze kugera kuri iyo ntera uhita uvuga ngakina bino bintu, maze kugera ku ntera runaka ukishima kwa. Wakinnye donc wishushanya mu gukina message, ubutumwa bwo muri filime abantu babyumve ni muri filime wakuyemo inda. Ubundi mu buzima busanzwe nk'umustar ukaba uri n'umukinnyi nyine wa filime tuzi, wakira gute igikorwa cyo gukuramo inda ku mukobwa? Igikorwa cyo gukuramo inda ku mukobwa ni igikorwa kibi, nigeze no kubivugaho imyaka yashize. Urabona iyo umuntu abyaye ni blessing, ibaze ko nta muntu uravayo n'umwe mu bantu bose babyaye kuri iyi si ngo avuge ngo kubyara ntabwo ari blessing. Biba bishatse kuvuga yuko rero ikintu buri muntu wese avuga ko ari blessing, bo wese gutushaka kwitesha amahirwe. Ejo hazaza turimo turasaza, umubyeyi wanjye ajya kumbyara ntago yarazi ko nzigera mbo mukinnyi wa filime ngo nzamenyekane mu Rwanda, ntago yarazi ko nzaba uwo ndiwe, ntago yarazi ko nzamugirira akamaro mufitiye uyu munsi. Ibaze rero iya nkura mu ntambyare, byari kuba atari ibintu byiza namba, yari kuba hombye. Ibaze rero nawe n'umuntu wenda waba ukurikiranye iki kiganiro ashaka kuba ari ufite igitekerezo cyo kuba yakuramo inda, ntekereza ko uri gutekereza nabi, ntekereza ko uwo ari wo mugisha wawe, ntekereza yuko niba waranahombye ukaba warakuyemo inda wari ukwiye gusaba n'Imana imbabazi, ukiyegereza n'Imana, byazongera kukubaho ukaba umubyeyi, kuko burya nicyo kidukwiye, nicyo tuvukira kugira ngo dukore. Mu Rwanda ntibyemewe, ndetse ngira ngo bibaho ari uko habaye impamvu runaka nabwo bigakorwa ku itegeko, hagendewe ku itegeko. Ariko mu rubyiruko baravuga bati mu bindi bihugu ko babyemera, kuki mu Rwanda bitakwemerwa? Kuri wowe wumva byakwemerwa cyangwa ntibyakwemerwa? Kuri njyewe ntabwo byakwemerwa 100%. Ngiye ntekereza ko n'iryo tegeko wenda sinajya mu ruhande rutari rumwe n'itegeko igihugu cyanjye kigenderaho, ariko nkanjye apana igihugu cyanjye, nkanjye ku giti cyanjye ndamutse mpuye n'ikibazo gisaba ko iryo tegeko riza gukora, sinarikoresha. Aria, muri sinema bajya bavuga ko muri casting cyane cyane kugira ngo umukobwa by'umwihariko ahabwe umwanya wo gukina muri filime hatangwa ruswa by'umwihariko y'igitsina. Nkawe muzi umaze gukinamo icyo kintu warakibonye? Niba nayitanze wabitubwira byaba ari amahirwe. Ntago nayitanze, nagiye mbyumva ko byagiye bibaho, hari igihe nyine bigeze no kugerwaho, ngira ngo navuga ngo byagezweho, kuko byaravuzwe cyane mu myaka ishize nk'ibiri. Byaravuzwe ko abantu aba director, aba producer nyine bafata izo ruswa, abana b'abakobwa usanga batangiye gucika muri sinema, ugasanga bahuriramo n'ibibazo bikomeye. Byabayeho. Muri bagenzi bawe cyane cyane mu bakobwa wumva babivuga gute? Ni ikintu kibabereye umutwaro? Ni ikintu bakiriye? Bimeze gute?
Of course ni umutwaro, ikintu ushaka gukora utagishaka kandi ari ikintu kigendeye ku marangamutima. Urumva niba amarangamutima yawe atumvikana nawe kugira ngo ukore icyo kintu, of course ni nko kuguhohotera. Uretse ko atari byiza, nta n'impamvu yagatumye ukora ikintu kubera ko ushaka ikintu runaka ngo ukore ikintu kibi. Hari amategeko aba agomba kukurengera, hari ni byinshi nyine. Hari n'izindi nzira wabikoramo uciye mu nzira zitihuse cyane ukazakora icyo kintu mu gihe nyacyo. Alia nk'umukinnyi wa filime, ariko hari n'abagufata nk'umuslay queen, ngira ngo urabizi. Queen mana wewe yari wambara ngende kubyina ngo yareka bisa rwose urambeshye, ubona ntanabishobora sugara. Niko mbikubwiye, ariko gide hari abagufata nka slay queen. Donc ndimo ndabaza mbariza abashobora kubitekereza gutyo, cyangwa abagufata gutyo, abagufata nka slay queen, n'icyo wababwira? Njyewe ntekereza ko wenda ijambo slay queen mu majambo nzi cyakoze, nta nubwo nzi icyo bisobanuye, gusa nzi ko ari bibi. Ntabwo nzi ngo bisobanuye iki. Wenda nkurikije ukuntu abantu barifata, ntekereza ko ntari slay queen, kuko ndi umuntu ubyuka ngapanga ubuzima bwanjye uko buzagenda, nkabukorera, nkabubamo ari realite atari ibyo kwishushanya. Ntekereza ko ntari slay queen. Nyega ko nawe ujye bikurikirana cyane cyane video zisohoka kuri YouTube, haba amanalize menshi. Hari abari buvuga bati oya ari aratubeshya, ni gute waba hano nk'hariya, ari amafaranga yakura hehe gutyo. N'iki none wabasubiza abo ngabo? Ndi umuntu wenda abantu bakurikirana ubuzima bwanjye bwa buri munsi, ndi umuntu utajya uryama nk'uko abandi bakobwa wenda babigenza. Ndi umuntu utajya uryama guhera mu myaka, mfite imyaka nka 18. Wenda nagiye ngiramo utuntu tunsubizamo inyuma gatoya, ariko sinigeze ncika intege. Numva ko ngomba gukora, ndatekereza uyu munsi ese mana yanjye ubu ngubu amafaranga yanankeneye, ese ibintu nkeneye kuzageraho mu myaka wenda 5 iri imbere, wenda bitewe n'intego mba narihaye, nkamenya yuko ngomba kubyuka ngashakisha mu mutwe wanjye ikintu nakora kikanteza imbere. Urumva kugira ngo icyo kintu nzakigereho. Rero ntekereza ko slay queen atajya atekereza ibyo bintu. Alia, mu buzima busanzwe watubwiye ko ucuruza ukanakina filime, ni gute uhuza ibyo bintu byombi? Njye ntabwo nkora ibyo ngibyo byonyine, nkora ibintu byinshi. Nk'ubu mfite ama event, mfite ahantu ngomba gukora kuri Sevante, kuri Pacha Club mfite ahantu nzajya guhostinga after party ya Amani Festival Igoma. Mfite utuntu twinshi nyine nkora, ibintu byose ni ukwipanga. Sinabwiye ngo ngende ndicara ngatekereza mu kintu ngomba gukora kugira ngo ngere ku nzozi zanjye. Nyine kubaho birahenze, umuntu agomba gutekereza cyane. Kuvuga uri Goma mu Rwanda, ubundi ukorera hehe? Ahantu ukorera ni he? Ni Kigali? Ni mu kirere? Ni bimeze gute? Rero buriya subwo navuga ngo nkorera ahantu hose hashoboka nshobora kubona amaramuko yarantezamo nta kibazo. Ubwo business yawe iri main nyuma yo gukina film ni iyihe? Nyuma yo gukina film business zose ziri main. Zose ziri main. Urumva nyine ariko kumwe nyine wenda nta kindi kintu mba ntari gukina filme, ese nta event mfite, bwa buzima bwa kumanywa like kubyuka nkavuga ngo ngiye ku kazi ni mu mujyi, najya gucuruza. Ubwo nukuvuga ngo events ni wowe uba waziteguye cyangwa urazihostinga gusa, bimeze gute? Ndazitegura nkanazihostinga kuntu nyine iyo bibaye ngombwa. Nk'iyo ngiyo y'Igoma Amani Festival barampamagaye, nk'iyi ngiyi Kigali ni Muyoboke wampamagaye nyine. Ubwo muri showbiz turagufata nk'umuki, turagufata nk'umuntu hosting ibitaramo, umuntu bitegura, ubwo uri umuki? Natangiye mbitegura nyine nkaba ndi behind the scene y'ibyo bintu nyine. Urumva nkaba ari njye uri kubitegura, ariko wenda ukabona runaka niyo waje yigaragaje. Ntago nakundaga kwigaragaza ubundi, nta nubwo mbikunda, just nisanga byambayeho, ariko ntago mbikunda pe. Kubera iki se udashaka kugaragara kandi uri umustar? Nyine urumva ikintu kizaba nyine n'ubundi kiraba, ntago duka mu gitondo ngo ugipange. Ni hari igihe nisanga nyine nagaragaye, ariko mu busanzwe pe simbivuza umuntu wenda ukurikiye ntiyabyumva ko ntakunda kwigaragaza. Nyine impamvu ni iyihe? None se wakina filime utagaragara?
njye nkina filime bwa mbere ntabwo nari nshaka kugaragara pe. washaka gukina Oya nari nshaka amafaranga ntabwo nashaka gukina filime nyine naje gusanga nagaragaye nyine urumva yama. muri sinema amafaranga menshi wakoreye nangahe? Ibaze nyakubwiye usura nakubwira wapi ntabwo nakubwira. Agari ngiye yabwira abadukurikiye kugira ngo niba ari n'urubyiruko rukugenderaho rugufata nk'icyitegererezo bakubonye muri filime bakabavuga bati nanjye reka mbi joining ni ibintu byiza. Okay. Ntago navuga exactement amafaranga bampaye ngo mvuge ngo naya ngaya ariko ntekereza ko amafaranga bampaye ari meza kandi murabona ko nta n'ikintu mbaye na hamwe nyine mwateza boda mukibera. Uti bateza amahona mbwiye kuri murakora filime yawe? Ndimo ndakora agafilme kagendeye wenda nari narabahisheho gato ariko kubera ko nyine bibaye ngombwa reka mbabwire ndimo ndakora agafilme kagendanye na traffic kitwa Traffic Tales nyine na agafilme kagendeye ku bintu ku buzima bwo mu muhanda uburyo abantu bitwara mu muhanda uburyo abantu bahohoterwa mu muhanda bimwe nyine byo kubanca kwa ntwara imodoka nkagenda mvugira kuri telefone cyane cyane abana rero nibo nibanzeho. Izasohoka ryari? Izasohoka muri uku kwa kabiri hagati. Kuvuga ngo ni wowe production amafaranga byose ikintu cyose ni wowe wagishoye? Ninjye producer ninjyewe nzana actinga ibintu byose uretse ko ntazaba director nyine. Iza directingwa na Muniru Habiyakare Muniru Muniru arazwi cyane ni ukuvuga ngo Alia ibi bintu ukora byo gukina warabyize ni ibintu n'ubumenyi wahashye ni ibintu warebye kuri televiziyo nawe urabikunda gusa bimeze gute? Ntangira ntago nari narabyize ntangira filime yanjye ya mbere nayitangiye just nk'umuntu babonye afite character nyine ikenewe kuri role nari mfite muri iyo filime ariko nyuma naje kugenda nkora amahugurwa agiye atandukanye kuri sinema. Okay, hari umukobwa duherutse kuganira w'umuhanzi ambwira ko yampaye aka experience gatoya yagize mu buzima bwe arimo arakebura abanyarwanda akazi kukijyanye no guharanira kurya amafaranga bakoreye. Hakaba ari n'ikintu cy'uburaya mu Rwanda ngira ngo urabizi kirahari ni ikintu gihangayikishije igihugu. Uburaya mu bakobwa ubibona gute muri iki gihe? Uburaya mu bakobwa ntago nabivugaho byinshi kuko ntago mbizi aho cyane ariko nyine wenda icyo nabashishikariza gukora bakarya amafaranga bakoreye kuko birarama ntago bisaza nyine ni bya bindi uri bukore aho kugira ngo usubire inyuma ugatera imbere ariko uburaya ntekereza ko ari ikintu cyarangira kandi warabyimenyereje ntekereza ko gukorera yawe byakuvuna. Hari nk'umuntu wenda wabuzi wabikoze akabivamo akakora akiteza imbere ubuzima bugahinduka? Ntawe pe ntandane numva yaki tuba tugira ngo ubere inspiration y'abantu niyo mpamvu tuba twaje kuganiriza rwose pe uriya mwuga ntabakijije rwose bajya bakora babona amafaranga niba nabirimo yumve ko ari ibintu bitari byiza nyumva gifite umutima nama ndumva byaba byiza kabireka gafatiraho cyane ko amafaranga buri arahari iyo wayashatse urayabona. Hari ikintu impamvu ndimo ndabikubaza turimo dukwiye kuganira mu buzima tubamo nk'urubyiruko tukareba ibibazo bihari by'umwihariko nk'amwe abasitari mugafatira mbere mu kubirwanya no gushishikariza ababakurikirana cyangwa ababazi kuba bareka kubijyamo. Hari ikintu gihari cy'abaslay queen bagenda biyongera mu Rwanda badafite icyo bakora birirwa kuri social media ni icyo kintu ujye ukibona? Birahari cyane njya mbibona uretse ko ntajya mbacira urubanza nyine kuko ntabwo nzi uko babayeho sinzi nyine ikibatunze urumva wasanga nabo baba bafite ibintu bakora tutazi wenda uretse ko atari byiza sinifuza ko umwana wanjye cyangwa abana b'u Rwanda bazakomeza nyine kuyoboka iyo nzira kuko si nziza nta n'ikintu twaza ibaze nk'umuntu w'umwana dusipoze ufite imyaka 3 uyu munsi niba ashobora kwicara akazagera mu myaka 15 akazajya kuri social media akaba slay queen niba abana bose rero bafite imyaka 3 uyu munsi mu myaka 15 bazaba baratangiye kuba slay queen ninde uzaba first lady w'igihugu? Ikibazo gikomeye. Wese ku ruhande rwawe ubundi ikintu slay queen nubwo tubwiye kutazi igisobanuro cyacyo
ucyumva gute nka Alia ku giti cyawe Justin ibitekerezo byawe? Slay Queen nyine wa mugani njye rero rwose nkubwishwe Slay Queen pe sinzi icyo bisobanura, ariko nkurikije ukuntu njya mbyumva ngo Slay Queen hari akantu nigeze kubona kari gutrendinga ngo Slay Queen ngo umubyeyi yabashije umumama yabashije umuhungu we ngo harya ngo Slay Queen bivuga iki, ngamubwira ko ngo niba ngo ari ngo indaya ngo zizateye imbere nyine zikora ibintu nk'ibyo ngibyo sinibuka neza. Urumva nk'ibyo bintu rero iyo mbitekerejeho nanjye wenda nkabifata muri ubwo busobanuro, shamana Slay Queen ni bibi rwose, byagakwiye kumvikana ahandi ariko atari mu Rwanda. Ubona ari nk'iki kirimo kiratera urubyiruko by'umwihariko rw'abakobwa kujya muri iki kintu cyo guslayinga? Ubundi ikintu cya mbere ntekereza ko gituma abakobwa bajya muri ibyo bintu cyane, ubundi ikintu cya mbere kibi ku isi ntekereza ko ari kibi cyane, ni ukwiyumva kuri mwiza ukumva ko ubwo bwiza bwawe ukwiye kubukoresha ku nyungu zawe, bikaba ari byo ukabifata nk'aho ari nk'igishoro runaka ukabubyaza amafaranga. Ubwiza nta hantu bwari bukwiriye guhurira n'imibereho yawe. Ubwenge nibwo bwakabaye bufite ahantu bugomba guhurira n'imibereho yawe, kuko ubwiza nubukoresha buzagera igihe nyine burangire nta gahora gahanze, ariko ubwenge butera imbere cyane kuruta iyo ubukora cyane. Noneho iyo utabukoresha nicyo kintu cya mbere kiba imfabusa, ukajya ureba umuntu ukabona ni mwiza, ukabona arasa neza, ariko wamureba ibyo avuga ibyo akora ukabona nta hantu na hamwe bihuriye n'ibyo umuntu ufite ubwenge. Kumva wa mugani wareba umuntu mwiza ikintu avuga ukumva nta content irimo, kumva ni nkaho biramucitse ibintu avuze. Ni nko kubona inzu sibyo, ukayibona inzu yubatse neza, isa neza, ariko wenda duspose ni nka etage yubakishije rukarakara, umva nta garanti waba ugiha rwose n'imyaka 3 ntekereza ko yaba yamaze kurangira. Kandi ntekereza ko na ba Slay Queen imyaka 3 ngira ngo iba ari myinshi, nyine watangiye guslayinga wamenyekanye buri muntu wese akuvuga, ahubwo nyine bitekerezeho byaba byiza kuko ntago biteza imbere societe nyarwanda. Ubuse mu bahungu aba Slay King barahari bya hatari abahungu mana we. Noneho reka ngire nangwa nge sinzi ukuntu njya ndengera abakobwa, hari ukuntu abakobwa buriya niyo mpamvu nyine sinya numva impamvu umuhungu agomba kuba Slay King. So ni Slay King arofate aba Slay Queen ni Slay King. Baba ari aba Slay King nyine baba tipe babyuka bakambara neza, ari bo bujya mva ngo nabapfubuzi, ubwo nyine nabo baba bafashe mya miterere yabo uwo ari we, like uko Imana yamuremye akaba ari byo yumva ko bigomba kumutunga. Nibyo hari abantu batunzwe n'ubwiza bwabo, wenda bamodelinga bakora iki, ariko mu buryo bibatunzemo ntago n'umwuga nanone ukoreshwa ubwenge, kuko kuba uri umumodo ntekereza ko udafite ubwenge utanamuba wa mugani. Ariko kuba ushaka gukora wenda tutokubica ku ruhande tubivuge neza, ni nabwo wenda biri bugire icyo bimarira abantu badukurikiye. Umuntu niba ashaka kubyuka akavuga ngo kubera ko ndi mwiza ngiye kujya mu mujyi, urumva mfite 5,000 n'urugero, ngiye urira wenda somewhere, I think ndaza kuhahurira n'umuntu, uwo muntu ninza kuhahurira nawe ndakoresha umubiri wanjye se wenda mbivuge ndaryamana nawe mbona amafaranga mbeho, utekereza ko ubwo buzima bwazakumarira iki? Ikibazo. Alia, twisubirire muri sinema yawe. Muri iyi minsi ni iyihe filime urimo urakinamo? Muri iyi minsi nyine nako gafilime kanjye nyine ndi gutekereza kurangiza, ubundi nyine ngashimisha abakunzi banjye bamaze igihe kinini bantegereje barambuze. Okay. Hanyuma rero mu buzima bwawe tugiye kubaza utubazo nka 2 cyangwa 3. Tugiye kubaza utubazo nka 2 cyangwa 3. Wigeze uteretswe n'umukobwa mugenzi wawe? Mana nsenga toka shitani mana we ibaze bimbayeho reka. Ariko hari abo bibaho bikubayeho wabyitwaramo gute? Bimbayeho buriya se nahita numva ko natewe na shitani, bumva ikintu cya mbere nahita
ntokesha muri ako kanya. Ikindi wenda ari umuntu nshobora kuba navugana nawe namwumvisha ko akoze ibintu bitari byiza, ari umuntu numva ntashobora kuba navugana nawe namwihorera nyine agakomeza ubuzima bwe. Ikintu wenda kijya kinjena, ntabwo mvuga ngo wenda ntabwo ndi proud yacyo, ikintu kijya kinjena urakizi ni uko nyine ndi muremure. Uburebure ni bwiza ntabwo ari ikibazo. Urumva sometimes wenda hari nk'igihe mbura nk'inkweto zo kwambara kubera nyine ikirenge kirekire, nambara 42 41. Urumva nibyo binjena, ariko ntago mbyanga, ndabikunda, ndabitari cyane ariko ndabikunda. Iyo wirebye muri miruwari niki ubona ufite nka point fort yawe muri face? Muri face iyo wirebye nyine higamana umuntu waseka neza cyangwa afite amaso meza, cyangwa niki kuri wowe ureba ukavuga uti yaribyo byose Imana yarandemye? Data mwambwiye buse n'icyo ntacyo ntekereza, oya ntacyo, nta byose sinjya mbyitaho, kandi Imana iri kureba pe, sinjya mbyitaho. Cyakoze muri rusange nkunda mu maso hanjye kuko niho ndeba cyane. Urumva iyo ngiye muri miruware niyo shusho ihitiza nyine, urumva. Nuduki ukunda gukora uri kumwe n'umwana wawe ukumva urishimye cyane? Muri iyi minsi kujya kuri Snap tukajya ku dupusi, urumva. Kishyiraho dupusi mpitambona nyine n'abana bose nyine iyo ndi kumwe nabo mpita numva nishimiye nyine gukina nabo. Ni ryari uheruka kuvuga nabi? Ryari mperuka kuvuga nijoro. Hari habaye iki? Ni nabwo nari mvuze nakuva umwaka watangira, ngira ngo hari habaye ni umuntu wari unyendereje kandi namubabariye, yansabye imbabazi. Ni sawa cyane. Hanyuma rero hari sinzi niba nabyita rumors twabonye ngo Alia akundana na Shizzo, Alia akundana na The Ben. Bimeze bite? The Ben ngaho The Ben sindanamubona, reka nta nubwo nshaka no gukundana nawe, atari no ndamukunda ukuntu aririmba gusa. Shizzo wenda mukunda cyane. Ni umucuti wawe cyane mu buzima busanzwe? Cyane magara. Ngira ngo niyo mpamvu wenda babivuze kuri social media babyanditse. Nta kintu narenza, nta kintu navuga, nta mpamvu impamvu babivuze ntekereza ko ari okay, babivuze mbere yuko ngewe wenda mbyivugira, ariko nyine dufitanye umubano nyine udasanzwe. Kubera iki udasanzwe? Kuko nawe adasanzwe, nawe ntasanzwe. Ni umwana. Kubera iki? Ni umwana mwiza. Ni umwana ntabwo ari umwana, n'umusore mwiza. Sabengira isoni rero sometimes iyo haje ibintu nk'ibyo reka da. None igihe hari ikiguteye isoni maho? Kuko mvuze ko ari umwana mwiza nyine kandi atari umwana. Mu buzima busanzwe ugira isoni se? Yego. Iki gutera isoni rero? Ikintu cya mbere kintera isoni kuruta ibindi byose, iyo ndi kumwe n'umuntu nkunda, mukunda kabisa cyane, kumureba, si kumuvugisha muri abo maso, guhaguruka ari kundeba. Ariko ntabwo bahari, urumva guhaguruka ari kundeba. Nibyo bintu bya mbere bijya bintera isoni. Nk'umusore Alia akunda, undi umuntu abashushanya mu bitekerezo nyine ariko atari we, kuko hari igihe umuntu avuga ngo ndashaka umukobwa uteye nk'igisabo, ufite amaso ameze gutya, buryo uwo muntu muri mushushanya ntabwo ashoboka. Umuntu Alia akunda gushushanya avuga ati uyu muntu umubonye mu buzima bwanjye nakwishima, aba ameze ati? Ameze atahubwo urumva umuntu nkunda ukuntu ameze, ni umuntu nyine wumvikana, udakunda nyine kutumvikana. Sinzi niba mvuze ngo umuntu wumvikana bashaka kubyumva cyangwa wanyunganira. Ni umuntu ubwo ni umuntu ubanira neza bose. Ubanira neza bose, ukaba ushaka kumubwira ikintu akakumva bitagusabye nyine kata nyinshi. Urumva umuntu wubaha abantu, ufite nyine indangagaciro z'Abanyarwanda, utari wa muntu wananiranye ku buryo ari ngiye kumuhindura nkamugira
umuntu ushoboka kuko bishobora kukunanira waramaze kumukunda ugasanga bikubereye ikibazo ya wigeze kuba desi ku muntu wakundaga wenda uteganya ko mushobora kuzarushinga cyane igihe wabyitwayemo gute? narababaye nyine kugira ngo wivane muri iyo situation. Hari benshi mu ba teenagers muri iki gihe nyine akunda umuntu igihe cyagera bagashwana kirirwa hangayitse. Nkawe niba arimo arareba iyi video ni gute ya handling icyo kibazo, ni gute yakemura icyo kibazo? Ubundi iyo umuntu munaniranwe ni ikiba kikugaragariza ko atari umuntu wa nyawe, aba ari amahirwe ko bikubayeho ukabimenya hakiri kare. Kandi igihe cyose burya haba hakiri kare, igihe ikintu cyose cyabera buba bukiri kare kuko uba ugifite amahirwe yo gukora indi choice. Urumva rero iyo ugize ayo mahirwe yo gutangira ubundi buzima ugakora indi choice kuko uba waribeshye mbere, biba ari ibintu byiza kandi uba ugomba gukora ushishikaye, ariko nanone ukirinda guhita ujya mu relationship kabanza ugakira, umutima wawe ugakira, ukamenya kingashoba ngo ndakize neza, noneho najya mu yindi relationship atari ukwihimura ahubwo ari ukunda umuntu turi kumwe. Ariya tutazi numeze ate? Ariya mutazi nyine ni umuntu uri mutazi nyine, ni umuntu nyine ubundi ngiye ntabwo nkunda kubaho ubuzima bwo kwishushanya. Ubundi ni umuntu uri funny cyane, ukunda gusetsa. Iyo bibaye ngo ku muntu tumenyeranye ni umuntu nanone sometimes nyine ntari kumwe n'abantu tumenyeranye, kuko ntabwo nkunda kugira abantu benshi tumenyeranye cyane. Abantu benshi baba ari inshuti zanjye, ariko ngira inshuti z'umwihariko arizo nyine zazindi mbamo funny. Urumva ariko ubundi buzima bwanjye busanzwe nkaba ndi umuntu nyine utuje, udakunda nyine byacitse. Soza ugira ikintu ubwira buri muntu wese ukuzi ugukunda. Umuntu wese unzi unkunda ndamushimira cyane by'umwihariko kuba nkunda, kuko buriya ikintu urukundo ni ikintu buriya mu buzima nicyo butunzi bwa mbere. Bunda urukundo rutabaho nta byishimo byawe bibaho. Shimishwa cyane nuko mu nkunda. Abandi bantu banzi rero mujye munyihanganira ku kintu cyose gishobora kuba cyababera kibi mumbonye, ariko nanone mugashishikazwa no kunshakamo icyiza kuruta ikibi. Ndumva aribyo byajya bibafasha. Murakoze cyane rero. Murakoze namwe.